Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tubahaye ikaze nanone nakagaruka. Hanyuma rero twari tumaze igihe tutongera kubona uyu mwanya, ariko turawubonye. Turagira ngo tubasuhuze aho muherereye mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma aha ni kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Wewe utari wakora subscribe, turagira ngo ukande aho handitse subscribe kugira ngo tujye tubana uko bwije uko bukeye. Turagukunda cyane, turagusabira, turagusengera kubera ko nawe udahwema kudukurikira, kandi comment yawe ndetse na share ni ngombwa. Aho ngaho handitse comment wakandikaho ijambo ry'Imana, wakandikaho kubyakiriye, ntacyo bitwaye. Imana iguha umugisha rero wewe udukurikiye, kandi Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Uyu mwanya rero ifunguro ry'umunsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice byaho ni 23. Ndasoma umurongo wa 23. Yeremiya ibice byaho 23 umurongo wa 23. Haravuze ngo Uwiteka arabaza ati, ni ikibazo, mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa, ntari Imana ya hose na kure? Iki ni ikibazo. Bibiliya irakomeje ikavuga ku murongo wa 24 ngo hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Si njye ukwiriye ijuru n'isi? Mu yandi magambo, iri jambo ry'Imana dusomye, ndashaka kuvugana nawe yuko Imana yacu ibera hose icyarimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo witekereza yuko ahantu uri Imana itahagusanga ngo ihaguhere umugisha. Bibiliya iravuze ngo ni Imana ya hafi na kure, ni Imana yo mu cyaro, ni Imana yo mu mujyi, ni Imana y'i Burayi, ni Imana yo muri Afurika, ni Imana yo muri Australia, ni Imana muri Aziya, ni Imana ibera hose icyarimwe. Bibiliya iravuze ngo ese mwibwira yuko ndi Imana ya hafi? Oya, igisubizo cyaba ngo ni Imana ibera hose icyarimwe. Haleluya. Ndagira ngo ngubwire ngo ukwiriye gutekereza yuko Imana aho waba uri hose, Imana irahari, kandi ihabeshejwe no kugira ngo igutabare, ihabeshejwe no kugira ngo ikurengere. Ahubwo icyo ukwiriye kumenya, urayizera, urayizi. Niba uyizi rero ukwiriye kuyizera. Niba rero uyizeye, wakire gukorerwa igitangaza n'Imana mu izina rya Yesu. Imana igiye kugukorera igitangaza, Imana igiye kugusura, Imana igiye kugusubiza, Imana igiye kukwereka ineza yayo. Ushimwe Yesu. Ni Imana ya hafi na kure. Ngo abantu bibwira ko ari Imana ya hafi? Ese ni ngaho yabajije, mwibwira yuko ndi Imana y'abakire gusa? Hari abantu baba aho ngaho ngo bariya ngo ni Imana izi, ngo twebwe ngo ntabwo ituzi. Nagira ngo ngubwire ngo kuba ugihumeka byonyine ni ikimenyetso kikubwira ngo Imana irakuzi. Imana irakuzi. Aho urara irahazi, aho utuye irahazi, ndetse n'umubare w'umusatsi uri ku mutwe wawe Imana irawuzi. None ukabaza ngo mbese Imana irakuzi? Irakuzi. Ukahita uvuga ati si none ibi byose bimbaho inzi? Irakuzi. Nubwo bikwirundaho, nubwo bikwikubitaho, ariko Imana yabivanyemo urubori rukwica, Imana ihimbaza. Imana yemera yuko ibitwigisha bitugeraho, ariko Imana ikavanamo ibitwica. Imana rero yo mu ijuru irashaka kukubwira ngo humura,
ntabwo ari imana y'abakire gusa, abakene bareke. Ntabwo ari imana y'abakene ngo ireke abakire. Ntabwo ari imana y'abize ireke abatarize, ahubwo ni imana ibera hose icyarimwe, kandi ni imana yacu, imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yiteguye kukwigaragariza mu cyiciro icyo ari cyo cyose waba uherereyemo, kuko ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ububasha. Mana imbaraga nyinshi cyane, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu. Ndasenze mu izina rya Yesu. Muri iri jambo ifunguro ry'umunsi, ndasengera umuntu wese udukurikiye, ndasengera umubyeyi, ndasengera umugabo, ndasengera umukobwa, umuntu wese udukurikiye, ndasengera abafite ibibazo bitandukanye, ndasengera abafite imanza, ndasengera abari mu nzu y'imbohe, ndasengera barenganure. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, abizeye iri jambo Uwiteka ribagereho kandi nibahindure mu izina rya Yesu. Abakiri mu byaha babivemo, abakiri mu matiku no mu manyanga no mu byaha bitandukanye, amaraso ya Kristo nabavaneyo mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, urakoze ko wumvishije gusenga. Twavuga byinshi ariko tuvuze bikeya, ibyatugirira umumaro urabizi. Tubisabye tubyizeye kandi twizeye yuko ubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.